reka nkubwire ntabwo ari ibyo ngibyo bigeragezwa. Igihugu kirageragezwa, business zacu zirageragezwa, itorero rirageragezwa, muri korali abaririmbye barazi ibigeragezo biba muri korali, muri za worship team haba ibigeragezo. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kibaho kitageragezwa. Na zahabu irageragezwa kugira ngo ijye kugira igiciro tubona cya zahabu cyo kubegerana, nuko iba yabanje kugeragereshwa umuriro. Twongera tubasuhuze mwese abakunzi ba Eden TV Rwanda. Nge mwuba kuri microphone ni Fred, turi kumwe na Bishop. Na mahoro maze neza? Na mahoro Fred. Murashima Imana? Turashima Imana kandi Imana irimo irabikora. Amen. Imana irimo irabikora rwose. Imana yimbazwe cyane. Tugarutse mu kiganiro nk'uko twabasezeranyije rero ko tuzakomeza kuganira ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo ni gute wahitamo uwo muzabana. Twakoze igice cya mbere ushize, twashoreje ku kibazo aho twibazaga ngo se none ni gute umuntu yamenya ko ageze igihe cyo guhitamo bazabana. Murabyibuka neza ibyo Bishop yatubwiye ko ubyiyumvamo, ushake Imana ibigushyiramo ukabyiyumvamo. Ntabwo ari imyaka, ntabwo ari uko abantu bagupushinga, ahubwo ubyiyumvamo. Ndagira ngo rero mutwemerere uyu munsi twibande ku kandi gace gatoya, noneho muri urwo rugendo rwo guhitamo muzabana tugiye kujya ku gace kitwa fiançailles. Ni gute none umuntu yakwitwara mu gihe arimo ashakisha uwo bazabana. Ako kabazo reka ngaheriho nkora ayako. Bishop, ubundi hagati y'umukobwa n'umuhungu tujya tubona mu bihugu bitandukanye bitewe n'umuco, ninde ukwiye kubanza gutera iya mbere kugira ngo afate intambwe yo kubwira umuntu ko ashaka bazabana? Yes. Ubundi mu muco wenda mereye kuri icyo ngicyo kubera ko kiraduha icya kabiri. Yego. Mu muco wa Kinyarwanda hano mu Rwanda tuzi yuko umuhungu niwe ujya gushaka umukobwa. Yego. Ndetse tunagiye no gusesengura n'umuco cyane, ubundi umukobwa yagiraga umuranga. Yego. Yagiraga umuranga, uwo muranga akarangira umuhungu umukobwa wo kwa kanaka mu rugo B, noneho A umuhungu akazajya gushaka mu rugo B. Yes, nuko nakuze mvuka, nakuze nzi yuko umukobwa agira umuranga, hanyuma uwo muranga akaba umuhuza hagati y'umukobwa cyangwa se y'umuryango w'umukobwa ndetse n'umuryango w'umuhungu. Noneho umuhungu bamara kumurangira akazajya noneho kureba ko wa mukobwa ibyo bamubwiye ari byo agashima cyangwa se akagaya. Noneho bagatangira fiançailles. Now iyo uravuga uti mbere yuko noneho njya gushaka cyangwa se muri fiançailles, ubundi umuntu akwiriye kuba ameze gute. Ndaza gukora reference cyane kuri Bibiliya, ndaza kugendera kuri Bibiliya uko Bibiliya tubona. Reka tubirebere kuri Adamu. Adamu dushobora gufatira kuri Adamu cyangwa se tugafatira no kuri Abrahamu, Isaka. Abo bose ni abakurambere bacu. Yakobo ajya gushaka abadamu be. Abo ni abantu bose dushobora gufatiraho urugero. Reka dufatire kuri Adamu, ariwe soko umuntu aturuka. Mbere yuko Imana ijya kumuha Eva, Adamu yari ameze gute? Icya mbere tubona yuko Adamu yari ari muri Edeni. Edeni ntabwo ari ahantu dushobora kuvuga yuko ari ahantu dusanga. Edeni twayitwa ko ari
moment cyangwa se ibihe, yego. ni ibihe. Muri Edeni rero ibyo bihe rero nta kindi bivuze, ni ibihe byo kubana n'Imana. Ntekereza rero ndetse nemera yuko umuhungu ujya gushaka ni wa muhungu uri muri ibyo bihe n'Imana, nk'uko nabivuze mu kiganiro cya mbere, akaba ari mu bihe by'Imana, akasigenderwa n'umwuka wera, umwuka wera akamugira inama. Icyo ni cyane, kuba mu bihe by'Imana. Kuba mu bihe by'Imana sinzi ukuntu nabigazura. Kuba mu busabane n'Imana, ukaba mu bumwe n'Imana, nibyo nakwita kuba mu bihe by'Imana. Icya kabiri umuhungu akeneye mbere yuko ajya gushaka ni ukuba ari ku murimo. Tubona yuko Adamu ajya gushakirwa Eva, Imana, Adamu yari ari ku murimo. Ivuga yuko Imana imaze kurema ibyo yamaze kurema byose yabizaniraga Adamu akabyita izina. Ni ukuvuga bivuze ngo Adamu yari mu bihe byo gukorera Imana, ari mu muhamagaro w'Imana. Icya gatatu ubona ni uko Adamu Imana yamushyize muri iyo Eden kugira ngo ayirinde, ayiprotecting. Noneho mu buryo bwumvikana nshaka kuvuga kugira ngo abantu, ni gute ushobora kurinda amavuta urimo, ni gute ushobora kurinda ubuhamya bwawe. Ese ufite ubuhamya mbere y'uko ujya gushaka umuhungu ajya kugushaka, umukobwa wanjye, mushiki wanjye, mwana wanjye, umuhungu ujya kugushaka hari ibihe by'Imana umubonamo. Icya kabiri hari ubuhamya afite. Icya gatatu ese akora iki mu rusengero? Kubera ko mu by'ukuri biragoye cyane kugira ngo umuntu nzahitemo umuhungu runaka cyangwa se umukobwa runaka namenye ibyo atekereza, ariko mbonye ibyo akora mu rusengero ushobora kubona icyerekezo cya wa muntu, ushobora kubona icyerekezo cya wa muntu cyangwa se ibyo akora. Ni ari ikibazo umukobwa yambajije, guhitamo umukobwa ujya kurambagizwa, akwiriye kurambagizwa n'umuhungu uri mu bihe by'Imana. Kuba mu bihe by'Imana ni ukuvuga ngo ari mu busabane n'Imana, araganira n'Imana, ni umuntu ufite ubuhamya bwiza bwo gukorera Imana, ari ku murimo w'Imana. Noneho no kurinda, ni gutarinda bwa buhamya. Kurinda ubuhamya bwawe ni kimwe, ariko no kurinda umurimo wawe, no kurinda icyo navuga umurimo, turavuga umurimo ariko n'umuhamagaro. Ni gute? Ubundi umuntu ugiye gushaka yakabaye ari mu muhamagaro, yakabaye yarabashije kwisobanukira. Kubera ko reka nkubwire ibyiza byo gushaka umuntu wamaze kwisobanukirwa. Gushaka umuntu wamaze gusobanukirwa n'icyo ari cyo n'umuhamagaro we biragufasha cyane, kubera ko mutazigera muvangirwa mu rushako rwanyu. Niba ugiye gushaka umuntu utaramenya icyo ari cyo, ni ukuvuga ngo icyo ari cyo cyose azagushakamo n'ibitari n'ibyo udafite n'ibyo utamuha, kubera ko nawe ubwe atari yisobanukiwe. Ariko ikindi cya kabiri ni uko gushaka umuntu utarasobanukirwa n'icyo ari cyo ni intangiriro mbi y'urugo rubi. Ni intangiriro y'urugo rubi. Kubera iki? Kubera ko ibyo atazi byose
azabigushakamo wowe agiye gushaka, kandi ibyo ngibyo ni ku mpande zombi, yaba ku musore cyangwa se ku mukobwa, ku nkumi ugiye gushaka. Ni ngombwa yuko ujya gushaka uzi icyo uri cyo, wisobanukiwe n'icyo uri cyo. Kubera iki? Kubera ko icyo uri cyo kiguha kumenya icyo ushaka icyo ari cyo. Noneho biragoye kugonga, icyo twakwita kugonga cyangwa se gushaka nabi, mu gihe wamaze gusobanukirwa n'icyo uri cyo. Kubera ko icyo uri cyo kiguha indangagaciro. Buriya yuzi icyo uri cyo, ntabwo bimenya gusa, ntabwo umenya icyo uri cyo gusa, ahubwo bikumenyesha n'icyo utari cyo. Noneho ku buryo iyo wabashije kumenya icyo uri cyo, bikaguha no kumenya icyo utari cyo, biguporoteje cyangwa se bikurinda kurangiza nabi cyangwa se kugana aho utazi. Kubera iki? Kubera ko iyo umuntu yamenye icyo ari cyo, bimuha n'ubushobozi bwo kumenya aho agana aho ariho, n'aho atagomba kugana. Rero iyo uzi aho ugana, biragoye cyane kugira ngo uzarangizanye n'umuntu utazi aho agana, kubera ko wowe ufite icyerekezo kizima. Ariko bijya binabaho kuba uzi icyo uri cyo no kuba ukaba unazi n'aho ugana, ariko wa wundi wagize washatse akaba atazi aho agana. Ibyo nabyo birashoboka. Umuntu ashobora guhinduka. Nayo mpamvu ushaka kuvugana n'abantu bashaka, akicira urubanza ati naribeshye, self condemnation cyangwa se akiciraho iteka. Oya, ntabwo akwiriye kwiciraho iteka. Abantu barahinduka. Umuntu ashobora guhindurwa n'ibihe, umuntu ashobora guhindurwa na kamere, n'ibyaha, na Satani. Birashoboka rwose kuba umuntu yari azi aho agana, yari azi neza aho agana, yari azi icyo ari cyo, ariko Satani akamuvangira. Ibyo nabyo bibaho n'ingo nyinshi. Ibyo birashoboka rwose, kuba warasenze Imana ikakubwira yuko ari uwo muntu, ndetse mukabyemeranya, wamusanze mu rusengero asenga, ari mu muhamagaro, ndetse afite n'ubuhamya bwiza, ariko bikarangira hagati mu rugendo Satani akabavangira. Nanone aho ngaho mavuge ngo kumenya kuba uzi uwo muzashakana, ndetse n'izo steps zose mukazicamo, ntabwo biguha garanti yuko uzagira urugo rwiza 100%. Oya, kumenya uwo ugomba guhitamo n'uburyo ugomba kwifata muri gihe cya fiançailles. Nababwiye yuko ni umuntu ukwiye kuba ari mu busabane n'Imana, mu bwiza bw'Imana, mu bihe n'Imana, kugira ngo arinda ubuhamya bwe, ndetse ari no ku murimo w'Imana. Ariko ibyo ngibyo ni intangiriro, it's a foundation, ni urufatiro. Kubaka cya gihe kugenda ushyiraho itafari mu rushako, bizagusaba noneho ubundi bumenyi, understanding. Muri iki gitondo nasomye icyanditswe kirantangaza. Najyaga nyibwirizaho mu gihe cya mariage, ariko reka nyibasomere wenda babyumve. Cyantangaje cyane mu gitondo, nagisomye ndatangara cyane, ndetse impita nagishyira kuri Facebook, kubera ko cyari kinejeje mu gitondo, kubera ko naringize ihishurirwa rindi kuri iki cyanditswe. Ni Imigani 24 guhera ku murongo wa 3. 24 umurongo wa 3. Haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujishuka.
umurongo wa 4 akavuga ngo kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Baravuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Hangaha turabona ibintu bitatu. Icya mbere turabona ubwenge, icya kabiri tukabona kujijuka, icya gatatu tukabona kumenya cyangwa se ubumenyi. Ibi bintu byose uko ari bitatu turabikeneye mu rugo. Niba ugomba kubaka urugo rwiza, niba ugomba gushaka neza, niba ugomba kuzabaho neza mushaka, ukeneye ubwenge, ukeneye kujijuka, ukeneye n'ubumenyi. Kugira ngo mbisobanure rero njye mu buryo bwimbitse, ubwenge mu Cyongereza ni wisdom, kujijuka mu Cyongereza ni understanding, kumenya mu Cyongereza ni knowledge. Hari itandukaniro rero riri hagati y'ubwenge no kujijuka no kumenya. Ibyo byose urugo rurabikeneye. Iyo ubuze kimwe kikubuza bya bindi gitanga, kubera ko ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. It's a foundation, nibwo bwubaka urugo. Kandi urugo rugakomezwa no kujijuka, noneho ubwenge bukuzuza amazu yo muri bo, ibintu byose by'igiciro cyinshi n'igikundiro. Iki cyanditswe maze kugisoma nibwo nabashije gusobanukirwa n'abantu bafite etaje, bafite imodoka, bafite imitungo myinshi, ariko ukabasanga mu rukiko bagiye kudivorce. Imitungo, imodoka ikomeye nziza, limuzine na vewiti n'izindi zose zikomeye, zizanwa n'ubwenge. Mumbabarire, zizanwa n'ubumenyi. Mu yandi magambo, ushobora kujya muri kaminuza nkiga, nkabona lisanse, nkabona masters, nkabona doctora, nkajya mu kigo gikomeye, ngakora mu kigo gikomeye, bakampa amafaranga, ngatunga vewiti, nkagura inzu ikomeye. Ariko ibyo ntabwo byanyubakira urugo. Vewiti, etaje, n'ubundi butunzi ntabwo bushobora kunyubakira urugo, kubera ko ushobora kuba ubitunze ariko nta mahoro ari. Icya kabiri, nshobora noneho gutunga ibyo, ariko ni nk'uko ushobora gutunga imodoka utazi kuyitwara. Gutunga imodoka, kuba ikarite jone y'imodoka yawe yanditseho muri sajyone ntabwo bimpa perimi, cyangwa se ntabwo kuba karite jone yanditseho muri sajyone ntabwo bimpa uburenganzira bwo kujya mu muhanda, kujya mu ntware ya vewiti. Biransaba kugira ngo njye mu ishuri driving school, nige gutwara, nindangiza nkore ikizami, nindangiza bampe perimi, njye mu muhanda. Ibyo nibyo byitwa kujijuka, understanding how things work, gusobanukirwa n'uburyo ibintu bikora. Mu yandi magambo, gushaka inkumi nziza, umukobwa mwiza, umugore mwiza, muremure cyangwa se umugufi, inzobe cyangwa se gikara, igikara, uw'amataye cyangwa se unanutse, ntago bishobora kukubakira urugo. Biragusaba, ese ni gute ngomba kujijuka? Yaba afite amataye cyangwa se adafite amataye, ni gute ngomba kujya? Ni ukuvuga ngo kubaka urugo, niba ugomba kubaka urugo, bizagusaba gusobanukirwa n'ugute bubaka urugo, ni gute bafata urugo, ni gute
donc nibyo byita kujijuka, gusobanukirwa, kujya muri marriage conferences, mu bikorane cyangwa se mu materaniro y'abashakanye, kureba ikiganiro nk'iki ngiki, gusobanukirwa ni ibiki umugore ashaka, ni ibiki umugabo ashaka. Kubera ko buriya hari ikintu abantu batajya basobanukirwa, ibintu umugabo ashaka mu rugo bitandukanye n'ibyo umugore ashaka mu rugo. Biratandukanye cyane, nta nubwo abantu bakwiriye kubyitiranya. Ibyifuzo by'umugore mu rugo bitandukanye n'ibyifuzo by'umugabo mu rugo. Ubutaha wenda tuzakora ikiganiro aho ngaho. Ni ibihe byifuzo by'umugore mu rugo, ni ibihe byifuzo by'umugabo mu rugo, biratandukanye cyane. Kubisobanukirwa rero, gusobanukirwa n'ibyo, n'iyo difference, biguha ubushobozi bwo kubaka urugo. Ariko ibi ngibi byose tuvuze none, bwa bumenyi bukuzanira imitungo, kwa gusobanukirwa urugo uko rwubakwa, iyo bidashingiye ku rufatiro bita ubwenge. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwenge, udafite ubwenge ntabwo bavuga kujya muri, ntabwo bavuga yuko utize ngo ujye muri kaminuza. Nta hantu na hamwe, nta universite n'imwe ku isi, nta biblioteke n'imwe ku isi irimo ibitabo ahantu dushobora gukura ubwenge. Bibiliya iravuga muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 ngo udafite ubwenge abusaba Imana. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5, udafite ubwenge abusaba Imana, buva hejuru. En fait, ni ngombwa yuko ubanza establishinga this relationship, iyi relation cyangwa se ubu busabane bwawe hagati yawe n'Imana, noneho kugira ngo ubashe kumenya ni gute ushobora kubana n'abantu, cyangwa se ni gute ushobora kubana n'uwo mwashakanye. So ni ngombwa rero ko urugo rwubakira kuri urwo rufatiro. Ibi bishimangira ibyo natangiriyeho. Mu yandi magambo, ntabwo ukwiriye kujya gushaka utarabanza muri ubu busabane. Ubumwe n'Imana, nta kintu na kimwe kibaho mu buzima kitageragezwa. Urugo rurageragezwa, fiançailles ikageragezwa, niyo baba babanye neza, umuntu reka nkwereke, umugabo mu rugo arabanza akageragezwa ku giti cye, n'umugore afite ibigeragezo, afite n'ibishuko bimushuka ku giti cye, noneho bigakubitiraho n'ibigeragezo ku rushako. Noneho kubera ko hari ibigeragezo Fred bikugerageza bitari rusange ku rugo, ariko biri rusange ku bagabo bose. Byumvikane neza, hari ibigeragezo uhura nabyo nkanjye nka muri Sadio ku rwego rwanjye, ndetse uko ndi umugabo nkageragezwa ku giti cyanjye. Hari n'ibigeragezo bigera ku mudamu wanjye ku giti cye, ariko hari noneho n'ibigeragezo bigerageza urugo rwacu. Reka nkubwire, ntabwo ari ibyo ngibyo bigeragezwa. Igihugu kirageragezwa, bizinesi zacu zirageragezwa, itorero rirageragezwa, muri korali abaririmbyi barazi ibigeragezo biba muri korali, muri za worship team haba ibigeragezo. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kibaho kitageragezwa. Na zahabu irageragezwa kugira ngo ijye kugira igiciro tubona cya zahabu cyo kubengerana, nuko iba yabanje kugeragereshwa umuriro. Ukuvuga rero, niba ikintu kugira ngo kibe cyiza kigomba guca mu bigeragezo, n'urushako rurageragezwa. Ni ngombwa rero kumenya, kuzijuka, kugira ubwenge no kugira ubumenyi bizagufasha, kugira ngo bizagufashe muri cya gihe ya ntambara, cyangwa se uri mu guca ibigeragezo by'icyo bigeragezo. Ni gute rero umenya ibyo umugabo akenera mu rugo, cyangwa se ni gute, cyangwa se ibyo umugabo akenera iyo ugiye gushaka? Niba ugiye gushaka, niba uri inkumi, uri umukobwa ugiye gushaka umugore, ugomba kumenya ese ni ibihe umugabo ngiye gushaka, ubundi se abagabo bakunda iki? Ni iki bakunda?
nitubana n'iki nzitaho. Kubera ko ibyo umugabo akunda bitandukanye n'ibyo umusore akunda, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ibyo umugabo akunda bitandukanye n'ibyo umusore akunda, n'ibyo umusore akunda bitandukanye n'ibyo umugabo akunda, n'ibyo umukobwa akunda bitandukanye n'ibyo umugore akunda, ndetse n'umugore ibyo akunda bigatandukana n'ibyo umugabo akunda. Ni ngombwa rero ibyo bintu byose kubimenya. Marriage cyangwa se urushako ni ikintu kinini, ni umushinga munini cyane ukwiriye kujyamo iteka ryose wabashije kumenya ibi ngibi. Ntabwo bivuze byose, birumvikana yuko byose ushobora kumenya umunsi umwe cyangwa se ngo ushake byose ubizi, ariko nibura kuba ufite ubushake bwo gushaka kubimenya no gushaka kugira ngo ubashe kugera ibyo ngibyo. Murakoze cyane Bishop, mu by'ukuri ndifuza ko dusoreza aha ngaha uyu munsi wa none, pati ya gatatu cyangwa igice cya gatatu tukazabategurira ikindi gikurikiyeho, ariko mwabyumvishije. Ariko ubutaha tuzaza twibaza ngo ese ko batubwiye ko umusore inkumi igiye kugira mu gihe cyo guhitamo uwo bazabana, ugomba kureba wa muntu ufite intego, uzi wisobanukiwe, umukristo birumvikana, ufite ubushake bwo kurinda agakiza kiwe. Ariko basore benshi n'inkumi muri iyi minsi wa .com hari icyo bakunda gupfa muri fiançailles, ikijyanye no kukiyaringa, kwita ku wundi, nta mu mwanya, ntasohokana. Tuzaza kwibaza ngo ese ibyo ngibyo nabyo ni ngombwa kuba Kristo, twabiha umwanya ungana gute? Hanyuma dusoza rero reka dusabe Bishop n'ubundi akiyobora isengesho kuri iki kiganiro. Ushobora kuba uri muri iyo step, ariko ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye umwuka w'Imana, adusengere kugira ngo n'ubundi bizagende neza. Imana izabe. Yego, reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje koko Imana igira neza. Tugushimiye imbaraga zawe zikora iteka ryose, tugushimiye ubwiza bwawe Mana, ku byerekeranye n'umuryango, ku byerekeranye n'urugo. Uyu ni umushinga watangije muri Edeni. Turagushima kuko ari wowe Mana y'umuryango, kandi wifuza yuko umuryango ubaho mu mahoro kandi uguhesha icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha ubwenge no gusobanukirwa ndetse n'ubumenyi, kugira ngo tubashe kubaka urugo rukubahisha izina ryawe, ndetse kugira ngo Mwami bitubere paradizo y'ahangaha ku isi. Urakoze kuko ubikoze. Dusengeye abakurikira kino kiganiro bose, ubaha umugisha, kandi databuja Mwami barusheho kubaka ingo zabo zikomere, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Imana ibaha umugisha. Bashobora gukora subscribe, bakalayikinga, barangiza bagashyiramo komenti, bakazibaza ibibazo bashaka kubaza, noneho tukazabasubiza. Imana ibaha umugisha.